ibiraha bigura ngahe buretse gato ibiraha bigura ngahe wabirarira si icyumweru cyose ubusugiye ukajya mu gashyamba ukarya ibiraha ukanywa na spadipe shawo ndi yanjanye mu gihuru ahubwo ko ari hano mwatsize we naho nshaka kujyayo numvaga nshaka kubareba nyine nka se navuye ndi kurira turi Malaine buretse gato abantu muzi pasi asigaye yambara nk'abakobwa narumiwe my sister Mia uramuzi igihe kirekire nanjye uranze igihe kitari kirekire cyane ariko kitari kigufi na none ikintu wangira couple yacu niki atwangira yanga kuri couple yacu reka nyivuge cyambere hano hanze hari couple nyinshi sibyo ariko nabonye nyine ikintu cyatumye nanatinya kuvuga ngo ngiye gukundana gutyo nyine nuko nabonye abantu bakundana bakahita babana ukumva nyine sinavuga urugero ngo nkaba ngaba ariko nyine barahari abenshi barabana abantu basigaye bakundana bakahita babana ibindi bikaza nyuma hasi gusubiza cyangwa gusubiza reka ngusubize kugira ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye uzifashe ibintu byose ukabyihutisha sometimes usanga uri kwicuza sibyo kandi ikindi reba imyaka yose wirinze sibyo uri umukobwa wavuga mana uzaba umugabo mwiza hanyuma ugasanga haje umujene ngo muri gupanga mariage ntabwo ujya wumva se mariage zibura iminsi 2 zigapfa sujye byumva ngaho ke ni imagine umuntu muramutse mubaye mubana mwarabanyeho hari igihe umuhungu ari boyfriend umuhereza privilege zo kuba husband hari igihe umukobwa bari girlfriend ukamuha responsibility zo kuba wife ayo niyo makosa ntabwo ndyemera pe ntabwo mu ndangagaciro z'umunyarwanda kazi arimo kujya kubana n'umuhungu utari wamukwa nese uwo muntu aguhindutse icya mbere nanawunsingamiya hari umuonkle wahise avuga ngo buretse ndanje namwe ntibyo ugiye gukora si ngombwa background check si ngombwa kumenya ngo yize he yabaye hehe yavuze gute mu mudugudu azwi gute icyo niki nyine ni background check z'abantu bakora mu nzego z'umutekano bakora nibisanzwe ndamwa nti ibyo ngibyo ni byanditse ku rupapuro ubundi kubabwira ndamuzi mama arambaza ati atandukaniye he n'abandi kuko si ubwa mbere ugiye muri relationship no mu star mama arambaza ati Ben Mia arakuzi haranzi koko se ntabwo ntaranzi pe ati okay singuteze iminsi ariko let's wait and see video ya mbere irasohoka havamo n'akantu k'akamima abantu baranagakunda ngo baby rakara mama arambwira ati umukobwa ntabwo akuzi nanjye wakwibyereye sinya nifuza kukubona warakaye iri shyano resha kubona warakaye ngo bigende gute nyuma yaho hashize igihe arambwira ati no turabona ko uyu mukobwa ari serious ari steady wowe no mubabaza you will deal with us tabana okay inchwi nanjye nzatumye ndira Hi guys, twagarutse nanone kuri ka gacano kanyu agacano k'abanyarwanda agacano kubishaka wese n'utabishaka n'itegeko kuri Alton TV show nkuko dusanzwe tuganira rero uyu munsi turi twajyanye na couple yacu couple kubica hanze bigacika couple ishyushye imeze neza turi no kwitegura ubukwe ikindi ni Malaine ushaka kuba pare tugakomeza twihuze tugakomeza pana kuba pare gusa karangiye naritambutse so guys umuntu ufite yerekwa aritambutse kujya tuzabona uko twambara neza dusa neza ikibazo ni kimwe gute uzaba Malaine udafite umugabo Chokora uyu azanyambarira like my sister ariko ntabwo nese gute kandi ndi Malaine nese uzaba Malaine gute uri single nese si byoroshye it's like here ari single sibyo ariko dushobora kwiranja by the time it happens akaba atari single yego kubera yuko oya ntabwo bishoboka mube muretse gute se bidashoboka ahubwo nyereka impeta gira yerekana intoki zawe niba udafite isoni
nanjye narakujyanye nawe uzanjyana ndikumva mufite ingingo ibarengera nkujyana he nanjye uzanjyana wasanga niyo mpamvu rero ari njye uzakubera Malaine tuza wakana we genda gake ntimubitinde wo ndi Malaine kungu na dusabe inama yo kutumvikana gusa turamukunda ibaze ko yaduherekeje turi hano mbevuga ikintu twaje gukora. Okay, turi muri engagement moon kuba tabizi igihe cyose hari intambwe uteye ugomba gufata gahe ko kuyishimira kuyicelebratinga. Abantu benshi batari abasirimu cyane bigira muri honeymoon gusa ubu none turi no muri engagement moon. So basically ni honeymoon ariko ya engagement to celebrating impeta. Nagara abasirimu. So uziko tutse abantu babandi nagara abasirimu. niho batagira engagement moon nagara abasirimu. ko nanone biterwa n'ubushobozi nanone niyo ufite ubushobozi uraba ufite gitanu uzi ko ari cyo uri buranye wagikoreye iminsi ibiri iminsi 3 nurangiza ngo mana ibiraha bigura ngahe buretse gato ibiraha bigura ngahe wabirarira si icyumweru cyose ubuse ugiye ukajya mu gashyamba ukarya ibiraha ukanywa na spadipe shawo ndi yanjyanye mu gihuru ahubwo ko ari hano mwatsize we nawo nshaka kujyayo numvaga nshaka kubareba nyine nkase Imana njye navuye ndi kurira nashaka kubareba nkaseka kubera ko kira yakobe nawe rero twahuye n'inzoka twahuye n'iminyorogoto twahuye n'ama n'abyaborwange n'inyi turi kuri mo Kigali hejuru kuri mo Kigali ibaze dufite Kigali yose hasi yamamaga yamuruza ngumva ngo nkujyana ahantu heza haruta ahantu ngiye kubona mbona ni heza ni igihuru ariko nibyo no se yishumbushe uzi view yari ihari ikabije ubuse iyo utajya mu bihuru wari kuryoherwa n'amazi gusa ndishimye nta kibazo ndetse rimwe tuba turi ahantu heza ubundi ugasanga turi ahantu n'umuntu muzima atarajya n'umubiri oya humura Mare iyo titire ntayo ndi bumuki Malaine si biki asemani miya okay nturi buve hano rata ufite tukoneye mugabo hano se byashoboka ntago mbese ntago mbese byashoboka no simisi tuzahamara imisi yose tuzahamara tuzarinda duta nta kintu mpakuye wa mugani nta mugabo hakuye turi Malaine abantu muzi pasi asigaye yambara nk'abakobwa narumiwe my sister petit frère oya mutarwana sigaye ndi nkumi ntago kiri petit frère mutarwana umva rata nkwibarize Mia uramuzi igihe kirekire nanjye uranze igihe kitari kirekire cyane ariko kitari kigufi na none sibyo ikintu wangira couple yacu ni iki atwangira yanga kuri couple yacu reka nyivuge cyambere okay ntago guhenda ntago nyanga cyane witutaha isanzure humura tujye kuganira turi kuganira humura we listen we don't judge yego tubwire okay ikintu cyambere mbagenda inyuma ndi ngenyine nicyo kintu cyambere mbangira okay mkumva cya kabiri musomana mbare nago musomana ariko nyine muri romantique cyane mbare okay kumva kuri gushyira mu biganiro bivuga ko turi gusomana mama Debora na mama Ben koko nago musoma ako se nyine gutya kugahanga no se cyage se gusomye kugahanga no kumeta nibyo navuga hari n'ahandi twakomeje muri romantique cyane bikabije nuko ngiye wenda tukabyaho wanago mu nkabyaho ariko ngiye igihe mbabona muri romantique cyane bikabije wenda nuko ngiye ntabishoboye ako nyine ntago nkibangira cyane nk'ibindi ibindi ni ibihe ibyo navuze bya mbere okay ubwo rero kugira ngo hanyuma icyo dukundira noneho buretse tubanze dukemura ikibazo cya pasi kugira ikibazo cya pasi tugikemure umusore mwiza ufite amafaranga pasi akunda umuhungu muremure mwiza utaza kuba uri mubi ngo utekereze ko watereta iki gishongo umuhungu uzi kuririmba wamwemera apana undi wavuze ubushize ntago ya uramuhungu ko mubunza oya ariko hari undi muremure mwiza w'igikara ufite ibigango mwana rose bazi kuririmba se kari ama red flag gusa igorata baba biyirya babumva abakobwa babakunda nyine sinzi ukuntu nge mbitekereza nge ntago umuhungu uzi kuririmba na okay akurata muzamereze nka 5 ngerageze bose cyare yego ko Damascene azahitamo ngo umuhungu uzi kuririmba red flag then what are you doing here kwira
genzi kuririmba turirimbire twumva ntabyo nareba oya buretse gato ni ukuri ntabyo nzi niba uzi kuririmba ntabyo uzi ntabyo nzi wow okay aha next question no reka turiri oya wabikora none ariko mutandirimbira ubwo tugakomeza mite ntaha mbanze nanamenya wa mugana ahantu mpagaze nsanga uzi kuririmba kereka azi kuririmba nka ba bantu oya reka twumve ko nazi kuririmba Data. twumvishe ceceka ariko baturirimbire turirimbire kuririmba nk'abanye turirimbire Maria mubyeyi oya turirimbire neza no se wikina nabyo Yezu kuwa chunawe sasa sindirimbye rimba kakaririmbo mukunda umva ko kajya nibo karyohera. wabyoroheje ariko kakandi mukunda wa kakandi yaririmbye kuri Purpose cyangwa ukaririmba uri gusaba imbabazi gusa kariya se akaririmba ari gusa imbabazi gusa harya narindi kubaza iriya ndirimbo ubwo yasohokaga uwo munsi Meya harakanu yakoze karanga mu filime Meya harakanu yakoze karanga mu filime niyo mpamvu buri gihe iyo yijemo mpita mutekereza tu ngaho turirimbire all I dream of is your eyes all I long for is your touch ndatashye uyu muhungu uzi kuririmba mugumanye something tells me you're enough Urashuwa se wirwana n'umutima wa mukobwa aha umutima urashaka nako umutwe urashaka kugenda ariko umutima ushaka kuguma aha hanyuma rero turirimbire neza ariko twumve voko ni voko niko babyita n'ibiki they can say that I'm a fool that I don't know very much but I think they call this love ari murekeraho komeza urakoze ikindi kibazo urabyemeye se nemeye ko ko azi tugushakira kuririmba uzi kuririmba gahora ariko nyine bidakabije uyu se azi kuririmba bikabije ntabwo biraba birabizi ntabwo ngeze abikora bizi wenda ari umwuga ntibyamutunga arabizi mo gato okay byarangiye mbabazi wari ugiye kuvuga ibyo mbakundira ibya mbere cyane nuko nanjye mbakunda nako nanjye mu nkunda niyo mpamvu nanjye mbakunda kumva cya kabiri nuko mu ntekerezaho cyangwa se nshobora kugira ikibazo nk'abitabaza mukamfasha n'ibindi byinshi ntavuze ariko mfite ibibazo byinshi nshaka kubabaza tubaze shiri cya mbere mubaganaye nubwo twishita ariko nyine mubaganaye ntago tubana ntago mubana ba mu Rwanda Ese kubera ikabeza iki? uzi Kubera iki n'abakimirongo kubera iki mutabana nyine ntago igihe kiragera sweet rega ntago twirukanse ibintu step by step impamvu mbibabajije hano hanze hari couple nyinshi sibyo ariko nabonye nyine ikintu cyatumye nanatinya kuvuga ngo ngiye gukundana gutyo nyine nuko nabonye abantu bakundana bakahita babana ukumva nyine sinavuga urugero ngo nk'aba ngaba ariko nyine barahari abenshi barabana abenshi barabana abantu basigaye bakundana bakahita babana ibindi bikaza nyuma hasi ngusubize cyangwa gusubiza reka ngusubize ura ngo nta muntu wihuta nk'uwayobye uzifashe ibintu byose ukabyihutisha se sometimes usanga uri kwicuza sibyo kandi ikindi reba imyaka yose wirinze sibyo uri umukobwa wavuga mana uzaba umugabo mwiza hanyuma ugasanga haje umujene ngo muri gupanga mariage ntabwo ujya wumva se mariage zibura iminsi 2 zigapfa si ujya ubyumva ngaho ke n'imagine uwo muntu muramutse mubaye mubana mwarabanyeho basi ibyo ndi gushaka kubwira ariko cyumva ndi kucyumva none nibyo ko kuramukunda nawe aragukunda ariko bihereza umwanya banze making sure ko ari uwa nyawe n'imiryango ibyemere nyuma y'ibyo bintu mwabana hejuru mwabana mucuramye mwabana imva uko ushaka can I disagree kubana si bibi kubera iki uriya forever is a long time sibyo kandi nubwo abantu bivugisha ngo divorce ariko buriya ntago divorce kuraho ko uwawe yitwa ex wife ex husband ariko nubundi yo title arayigumana forever kandi forever ni igihe kirekire cyane now forever kuyinjiramo utazi umuntu mugiye kubana cyangwa reka ngurugero
nubonye ko ujya kuri date umuntu agatangira kubwira ngo umuhungu mwiza kuri we n'umuhungu wambaye gute umukobwa mwiza afite imico nyingi and then bitewe nuko ushaka kumwimpressinga ugatangira kuri modeling ubuzima bwawe ugendeye kuri bya bindi yakubwiye sibyo ejo nejo bundi natwe tujye dukina filime sometimes ari gihe dushaka ku disconnecting twava imbere ya kamera tugahinduka abo turibo we want to be us now niba no mu bihe byanjye byo kuba ngewe ntangiye gupretendinga nk'uri gukina filime kugira ngo mbashe kugusecuringa at some point nzabirambirwa sibyo nimbirambirwa uzatangira umbwire ngo warahindutse no uyu ni we ngewe nyawe biragoye cyane kumenya umuntu mutabana kubera ko akenshi turishushanya naho mu gihe turi kumwe turi kugendana kereka iyo uwe nk'umuntu ufite ubugoryi bwanjye n'ubwana bwa Mia bituma tutazi gupretendinga anyereka uko ari nkamwereka uko ari so we literally ntago dukeneye kujya kubana kugira ngo tumenyane kuko n'ubundi tugenda tumenya uko bwije nuko bukeye sibyo ariko mu gihe noneho tudafite uko kwisanzura naho uko gufunguka ngo twibwirane by'umwimerere ntitaye ngo iyi mico yanjye ishobora kumurakaza nkamwiyereka uwo ndi we sibyo icyo gihe tuba twakoze ibyo aba bana bakora bifuza sibyo sinzi bane gusubiza ikibazo cyawe so basically kubana si ikibazo kiba mu bana muti most times hari igihe umuhungu umuhereza husband privilege akiri boyfriend sex is good ariko hari limits umuntu aba agomba kugenderaho sibyo hari igihe umuhungu ari boyfriend umuhereza privilege zo kuba husband hari igihe umukobwa aba ari girlfriend ukamuha responsibilities zo kuba wife ayo niyo makosa ariko kubana ntabwo ari ikibazo impamvu twe tutabanye nuko ntabwo dukeneye kuba turi kumwe ngo tumenyane ariko hari abandi bakeneye kuba bari kumwe kugira ngo bamenyane exactly ntabwo ndyemera pe ntabwo mu ndangagaciro z'umunyarwandakazi arimo kujya kubana n'umuhungu utari wamukwa ntabwo birimo ariko hari benshi babikora nyine niba banabikora sibyo ni byiza nta n'umuntu ndi bujajinge gusa for me ntabwo ari byo pe sibyo uba ugomba nyine kwiyubaha wowe ubwawe nese uwo muntu aguhindutse si hari benshi bahindukana ejo tukabona turakundana ewana turakundana cyane tuba hano ejo ugasanga ati ngiye nakundanye nawe suri ngo byari prank ntibyabayeho kari akazi nabona n'ibyacu abantu bamwe bavuga ngo twabwirwa n'iki ko atari prank ariko twebwe uzi impamvu bitari prank turi kuba mu buzima bwa nyabwo n'ibinahagarara wenda n'urugero bibaye njye nkunda kujya kuri kote yo kuvuga ngo bishobora kubaho positive akabona negative niko ubuzima bumeze sibyo ntabwo tuzaza ngo twicarana ngo tuvuge ngo twarabanaga ngo yaranshutse ngo mama sweetheart ibintu byose ndi gukora ndabishaka I hope ko nawe ibintu uri gukora nyine ubishaka sibyo nta muntu n'umwe uri gukora ibintu adashaka ariko ikijyanye no kubana oya umukobwa wese uri ahantu ari kunyumva niba umuntu umukunda byanyabyo ahubwo nabikore vuba akugiriwe forever umugani wawe apana kuvuga ngo just in case ngo byari ngo just in case just in case koko tubyita boarding or no boarding period gusa it's okay nobody this show is going to on YouTube right buri wese ari entitled kuri uko bitekereza go down in the comment section utubwire icyo ubitekerezaho are you against kubana are you pro kubana then kumva abantu bari kuri side yanjye muremera koko umukobwa akwiye kujya kubana no mu boyfriend we batarabana cyangwa muremera ko umukobwa agomba kwihagararaho kugeza igihe agiye mu murenge akazamura akaboko umuhungu akajya iwabo akamusaba akamukwa mama we n'abashiki be n'abakuru be sinzi ukuntu babyita aba anti bakamuherekeza neza nubwo byakanga ariko uba warahesheje icyubahiro iwanyu sibyo nibyo koko turakosa turi abantu bishobora kubaho kuba mwakora sex nibyo ibintu biri normal ariko wigenda sex na makosa na makosa ku muntu mutari abana okay nabyuzi
You're right, mami, you're right. Umuntu uri kumva ndi kubeshya basa nyomoze nta kibazo kanicecekere ndikona muri kunse. No makosa nakutuma museka. Aha, twikomereze. Next topic. Ubwo nyine ujye ubikora. Ndacyafite ikindi kibazo. None se ko mbivuga kahita avuga ngo ntabwo ari amakosa. Ntawamenya. Ikindi kibazo ni kandi turi kuvugisha ukuri. Ikamere kuri nkwerewe. Mia mu rugo bumva nako mbere yuko tubibona like byari bihari. Bwo byari bihari mu bitwereka nyuma. Okay, mu rugo ujya kubabwira Ben cyase nibi byose nyine muri gupanga cyangwa se nuko mu rugo nyine hari igihe wicarana n'umubyeyi akavuga ati yegura muhungu ni sawa ariko nyine bitewe nibura ntabura akantu gato yamuvugaho. Utubwira akantu nyine mu rugo bakuvuzeho nyine ukagira n'isoni zo kukabwira Ben turi kuganira. Mvugisha kuri sore bura mukobwa kunyara hari n'ubusa ntacyo bimubwiye. Okay, reka ngire wenda ikintu mvuga mu rugo ntabwo mama wanjye yabyumvaga. Kandi nk'umubyeyi kugira ni amakenga niko babyita ni ibintu bisanzwe. Turavugaga umuhungu w'umusitari uhoraha wowe do you think aragukunda byanyabyo? No, ntabwo agukunda ari kukubeshya. Ariko ibyo yabivuze before yuko amenya uwanyawe. Buriya character tuba dufite imbere ya kamera sometimes biba zitandukanye natwe banyawe. Urabizi we sibyo urabizi. Rero atari yamumenya byanyabyo yatekerezaga ko atari umuntu mwiza ari umubeshyi ari iki, ariko amaze kumumenya byanyabyo nyine yaramwemera aranamwakira. Ariko icyo ni cyo kintu cyabanje kugorana kugira ngo yumve ko atandukanye, cyane ko hari undi mucuti wanjye najyanyeyo akajya mwumvaho ibintu bibi akavuga ati se uriya we ntabwo bameze kimwe. Niyo mpamvu. Okay. Twageze kuri Ben. Mu rugo bakimenya ibyamiya nuko bimeze byose akantu baba barakubwiye kuri miyo kakabanza nko kugutera ubwoba nkuko miya babanjije kumubwira ati uriya muntu umeze gutya na gutya. Kesho usibye ko n'ababyeyi iyo umubwiye ngo nkundana n'uriya muhungu akamubona kuri televiziyo bwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu tureka n'umukobwa nako n'umuhungu n'umukobwa iyo ubwiye umubyeyi ati mfite umusheri ukora ibi ngibi akamubona bakunda gutekereza ko abantu bakora ibi bintu nta rukundo bagira. Niko bose abenshi kimwe nkuko bajyaga bavuga ati niba uri umukobwa ukabugiye muri sinema nawe uzahita ubyara. Oya ariko biserenge usibye ko wenda mama atagira ibyo bintu ariko hari abantu benshi bamubwiye so uriya mukobwa wawe ugiye kujya muri biriya bintu tejo nataza yatwitera amata ahubwo mwimutera umwaku buriya baranabiruka bakaguhereza nk'ingero z'abantu bangahe bose baba muri bayibamo babyaye nyine ako n'ubundi ntawe bidatera ubwoba. Ngatubwire wowe mu rugo nyine babyakiye gute? Basi sinyangira relationship uzibanga. So iyo ndi muri relationship iwacu baba babizi bakuzi. Icyambere nanawunsingamiya hari umuonkle wahise avuga ngo buretse ndangije namubwira ni no ibyo ugiye gukora si ngombwa. we niko yakubwiye yarambwiye ngo buretse ndangije namubwira ibyo ugiye gukora si ngombwa. Background check si ngombwa kumenya ngo yize he yabaye hehe yavuze gute mu mudugudu azwi gute icyo niki nyine ni background check z'abantu bakora mu nzego z'umutekano bakora n'ibisanzwe. Ndamubwira nti ibyo ngibyo ni byanditse ku rupapuro ubundi kubabwira ndamuzi. Mama arambaza ati atandukaniye he n'abandi kuko si ubwa mbere ugiye muri relationship no mu star atandukaniye he na runaka. Ndabwira ni it's funny bafite twinshi bahuriyeho ariko baratandukanye cyane.
Malaine arambaza ati Ben Miera kuzi haranzi koko se hamwe ntaranzi pe ati okay singuteze iminsi ariko let's wait and see. Video ya mbere irasohoka havamo n'akantu k'akamima abantu baranagakunda ngo be birakara. Mama Malaine arambwira ati umukobwa ntabwo akuzi nanjye wakwibyereye sinya nifuza kukubona warakaye iri shyano rirasha kubona warakaye ngo bigende gute. Ndamwana no ari rega abantu barakura emotional control nayo ugira ukayubaka kandi kaza sibyo. Nyuma yaho hashize igihe barazarambwira ati no turabona ko uyu mukobwa ari serious ari steady wowe no mubabaza you will deal with us. Ndabona okay nicyo kintu cyo kuzo ntari ntarakubwira ko barambwiye ati no mubabaza you will deal with us. Ubu rero urarinzwe So guys ndakeka byari iby'ingenzi twabyumvishije nibyo bibazo byonyine nari mfite ahubwo ura tuzakomeza sibyo. hanyuma ikindi mukore subscribe share comment. ni umukobwa mwiza cyane kandi dufite ibintu byinshi cyane byo kubereka kuri platform ye birahari byinshi yambaye hafi iransapotinze nanjye ndahari kubwe abantu bakunda Ben and Mia please mukore subscribe kuri Alton TV show mukomeze mudukurikire kandi mwakoze tugiye kumara iminsi hano dushobora no kubereka ibindi bintu biri buze kuhabera ngewe na Ben na Pasi turabakode mwakoze ariko please abahungu mutangiye kwa of course tuzaba vettinga background check niba uri kirara ntituzakwemera but if you are steady if you are good kabushaka umugore wubaha uri serious wahazaza umugore wawe nguyo voilà thank you guys bye bye.